Hello guys, mumeze mute? Amakuru, welcome again kuri Wiwi TV. Mwakoze cyane mu minsi dumaranye, muri kugenda mudusapotinga, turajya mwongeremo imbaraga cyane, dukomeze dutere imbere twese hamwe, tubigisha, mudufasha natwe, mutera na comment kugira ngo dukomeze tubone topic nyinshi, twe tuvuge izo tubona muri sosiyete muri rusange, namwe muduhe ingingo zanyu. So nawe tugiye kuvuga kuri topic ivuga ngo ingaruka zo kugirana ubucuti bwihariye na nyokobuja cyangwa sobuja, boss lady, nibo byo bintu tugiye kuvugaho kuri uno munsi. Ingaruka rero tugomba kwirinda zitugereho nyine iyo twagiranye uwo mwihariko wihariye n'abanuza n'ababosi bacu nizi. Icya mbere rero tugomba, ubundi ubucuti bwihariye ni iki? Ni ino relationship ndi kuvuga uba ufitanye yihariye n'umuyobozi wawe, sibyo? Ni ya yindi yo kuvuga ngo sex, nyine gahunda yanyu ni imibonano mpuzabitsina, just nyine aguha iki muryamane, sibyo? Agufate neza, boss adahari, nyokobuja adahari, muryamane nyine mwishimishe. Ingaruka zitujyaho, cya mbere, uwo mucudikanye cyangwa uwo mu side chick wawe ntabwo muzigera mubana habe na gato, just ni ukugukoresha kugira ngo yenjoyinge, yishime nabwo kandi mwibanga, ntabwo yemera nyine ko mubishyira hanze. Niyo mpamvu ari wa mubano wihariye, nyine uri side chick yiwe. Side chick nyine uri wa muntu just muhura kuri iyo gahunda, aguha iki umuhibi birangire, ntabwo uwo muntu muzigera mubana. Niba nakubeshye ngo tuzabana, ntabwo uwo muntu muzigera mubana. Icya kabiri, byanze bikunze bizamenyekana. Iryo aba ari isezerano ryanditse mu minsi y'umujura ni 40. Nyine ibyo bintu muri kwikora ni ukwigiba mugakora ibi, ni iminsi 40 ubundi bikarangira. So ibyiza kuri wowe, itonde, just uzasuzugurwa anytime uzi kuri muri uwo mubano, nta garanti akazi kawe kagifite. Niba uzi ko watangiye ibyo bintu, nta garanti akazi kawe kagifite. Uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga, uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Niba uzi ko uri gukora ibyo bintu, menya ngo nyine life yawe ya future, niba aka kanya akazi kawe urimo nta garanti gafite, ese ejo urabizi neza ko uzaba ukikarimo? Niba uri umukobwa uzatwara inda, sida, ibiki byose, ibirwara bya hato na hato. None ibaze mabuja nabimenya, mabuja nabimenya bizagenda bite? N'amazi ashyushye azayakumenaho wowe kakubayeho. Niba uri umuhungu, abagabo baranabica, abagabo bagira imijinya no gufuha bikabije, ntukubita mpaka harakwishe. Bigutesha agaciro ko ngugushuka kuri ngo ukubeshya ngo uzakugira. Afite umugore, afite umugabo, arubatse, we ikintu ari gukora ni uguca inyuma wa wundi bashakanye. Wa wundi bashakanye ashobora kumubabarira kuko aramuzi, barabanye. Wowe urinde, wowe uri wo kuza nyine mu kazi akaguhemba, uri umukozi we, none agufatanye n'umupati nawe, urumva bizagenda bite? Uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Ihesha agaciro, azagusuzugura no mu bantu muri mugenda, ntabwo azemera ko mufitanye iyo relationship. Inama rero, mugire inama niba uzi ko byakubayeho cyangwa bigiye kukubaho, jya umuhunga, jya umwitaza. Naza aho uri mu kazi, natangiye kubwira ibijyanye n'akazi, wowe uhita umusubiza ibijyanye n'akazi. Akubaza ibidahuye, umusubiza ibindi nawe bifite ahantu bihuriye n'akazi, ku buryo umujagaraza mu mutwe akamenya ko nyine uri umukozi, ntabwo utwara nk'umukozi, ntabwo uri umugabo we, ntabwo uri umugore we. Mwihorere. Byaba byiza uvuye aho hantu. Niba ubona bikabije, va aho hantu, mureke. Nyine niba ubona byanze ari kugutesha umutwe, ukabona wamuhakaniye, just ba serious kuri no yawe nako, ni muhakanire.
niba atangiye kuvuga no ubwe ntabwo bishoboka, ndi umukozi uri boss, ndakora akazi kawe umpa amafaranga. Ni ibintu byo kuryamana no, ibintu ngo byo no mubwira ati oya, nubona byanze murekera akazi ko azagusuzuguruza, azagutera ibirwara utazi, wikitesha agaciro muri ubwo buryo. Uri uw'agaciro, gira confidence ku buzima bwawe, uvuga ati ndifatira umwanzuro, ibi simbishaka, ibi ndabishaka, c'est tout. Ikindi, nyurwa n'ibyo uhabwa, umushahara ufite wanyuzwe nawo ugutwaye iki? Niba just uhembwa amafaranga makeya, sibyo, just wowe gerageza ayo ngayo ufite make yawe yakoreshe neza, kuko nibura yo nta muntu uzigera yagusuzugurira. Umuntu nagusuzugura ko uhembwa amafaranga make utaryiwe uzamwihorere, kuko anytime naguha makeya ejo ukagenda ugakora andi makeya hirya, azakubaha. Numuhakanira akabona amafaranga yawe ntabwo ashobora gutuma awukoresha ibyo ashaka, azakubaha, agucire bugufi, avuga ati uno muntu afite purpose. Ejo n'ejo bundi umuntu yubaha gutya, nshobora nanjye kumwubaha, ejo n'ejo bundi ntabwo wamenya umuntu wiha agaciro, kumusuzugura biragora. None niba uri umukobwa mutereye isari, njyewe I know wavamo umwamikazi w'isi, ndetse umuntu ugushukisha amafaranga ukayanga, uri uw'agaciro. Ni amafaranga abaho arusha ubuzima bwawe, arusha umubiri wawe, mureke. Ikindi, gerageza kurema igitinyiro. Niba atangiye kukubwira ibyo bintu, muhakanire, mubwira ati oya ntabwo bikunda, akubahe, agutinye, ajye ubona ese umuntu umpa amafaranga angana gutya akayanga, VPZ agutinye. Guys, ikindi, girana umubano wihariye noneho n'umupatena wiwe. Niba uri umukobwa ukabona boss wawe ashaka kuzana ibintu by'iki n'iki, tube inshuti na mabuja, nazageza niba utanamukunda ushaka ibintu mujya kuganiraho, ubone mufitanye umubano kururu hano hakurya, boss azatanga uriya mukozi ufitanye umubano meza kuri nzamunyurayo, sibyo? None and then numara kugena umubano azatangira ibibazo ibintu byinshi, kunyurwa, ugira icyizere, nyine bya bindi byose twagiye tubabwira mu biganiro byose byagiye bitambuka, kuko ikiganiro cyacu cyunganira ikindi, sibyo? Nawe mwari mwakoze kuba mwabanye natwe muri kino kiganiro. Njyewe nari Kurusumu, Urubibi TV, turahari ku bwanyu. Niba hari ikibazo ufite, niba hari inyunganizi, rwose andika comment, kora subscribe, save, share, ibintu byose nyine option yose ubonaho byaba byiza uyikoze nyine, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Sawa, bye bye, tuzaba n'ubutaha ku kibazo wayandikiye aricyo tugiye kuvugaho.